zaba bikamubwe nzakuvuna ubona ukina narinda noneho reka mubwenge ntaho ndakajije nkarinda ndaje nkwereka ibyo yakenye nabo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. My mommy, my body, my love, go sleep, sleep. My body, my love. Yes, baby. Ça va? Ase kunyanzeho kwikukwera ibyo byawe. Mpamba uzeho mu njyenyine cya gikorwa cyagiye mu masengesho kandi kiririrwaye. Sawa mwana. Ko numva uri kuvuga nta kuraje se bibi. Sinzi ndumva uvuga nk'umuntu either urwaye cyangwa utameze neza kwa. Ngwino ndabizi ubwo buriya wasanga unankumbuye ubwo nyine ufite umuco wo kutameruka. Ngwino isi gatangiye kunkunda niyo katarambona akaba kumva kacitse intege. My baby. Icara. Babe. Iki kibazo gihari. Dore ko tugiye ikintu tukana kumwe nande hano. Nakubwiye nawe hari bibi yagiye mu materaniro. Wa musore se simbizi nawe yazigenda. Niki kibazo gihari? Okay, urakoze. Ako iyo wirebye umuntu ugira ubwenge. Gihari njya nkura nkabona urupfuru aho rugenda. Banza umbwire. Nende ko nyahereje. Ntaguze ibyo wakoze. Ubwo umaze iminsi winjiza hano ngo nibabyara base ugira ababyara bangahera. Kandi wasanga uri murumva ubugori gikara ko bakaba. Abivuga se tabibonye. Nta bakobwa baza. Nta mukobwa waje hano ejo bundi w'inzobe. Uri gukina n'ibintu utazi. Urageje urunyanduza uburwayi ukuye ahantu hose ntango narinda ndamuzi n'umwana mwiza nta kintu ashobora kunyanduza. Nawe sizo nshinzi wazanye ntazi yo zaturutse. Na haje hano mubyara wanjye ntawo. Witwa nde? Mubyara wawe ntazi. Nose nabo bahanze bazi bose. Wagira ko acha shikaho gaho. Ako reka nkubwire. Ushaka kunkinisha kandi kamubwire ntago ndi ku rwego rumwe nawe urabizi. Ntubone naraciye bugufi ngo ugire ngo nakwemeza. Nakwereka umuntu uri gukina nawe wari. Basi tujye mu nzu. Agenda uboshye. Esire. Biwaretse. Winteri sesemi. Amukobwa waje hano ejo bundi ninde. Ngiye kugukomesha. Ushobora kuba utazi ibintu urimo gukina nabyo.
basi reka tugende tubigane mu nzu none se ibi ni ibintu byo gutongana hano hanze wowe nande bikambwe nzakuvuna ubona ukina na Linda noneho reka ubwenge ntago ndakajije nka Linda ndaje nkwereka ibyo yakinye nabyo kose watuze ukavuga iki uvuga iki wafite ikintu cyo kuvuga esire reka umbwire nari nzi yuko basi ubu ngubu nyubako ko nakubyariye ibyo bintu ba wigira wiswe umugabo kuko yenda nakubyariye ninjye wakugize umugabo none ndaje nkugira imbwa wandagare hano ku muhanda ku buryo nta n'umukobwa n'umwe uzagusohoza nawe wikaje man wirengera wowe wangize umugabo wowe umusore iki tuza tuganira ibintu uganira nande kandi reka nkubwire ibyo Innocent nanjye banyita Breezy byiza nanjye yanje hano akabazo Linda yari afite ndomushiti wa Linda okay none se abaye baseze hano gutya akagenda muri mwenyine rero dukizangaha akenshi Linda akunze kuba ari mu cyumba nari nirebera televiziyo ese wagiye wegera undi mwana ukamuganiriza ko ubona afite n'ibibazo tuganira gake gashoboka se wajya uba umuntu mukuru urumva tuza dusoza ibintu uri kwirakaza se birakemura iki uri kwirakaza birakemura iki ndetse nze nkwereke izaba ngiye kukugira imbwa haha tutazabona n'umuntu uzajya nagusohoza urumva ibintu by'akamenyesho udukina na Linda uri uhora mu rusengero uranyumva nge ntabwo ngana nawe kuba waba unanduta nijya kugize umugabo uranyumva neza uri kubyumva cyane agari ndi kubwira ndaje nkwereka ibyo yakinye nabyo ako witegure ko ibyanyu nawe birangiriye aha nta n'amahirwe ufite yo kuba hari n'ikintu wowe wansobanura ngo nyumve banza wumve mubwire reka numva icyo hari ikintu kizima cyo byarakaza se ibyo bikemura niwirakaza nibyo bikemura nyine nta kintu nkeneye gukemurana nawe urumva hamwe nze nkurishe sima kireba okay reka mbwire niba udashaka ko tuganira ibintu nta kibazo sohoka bitaye it's okay sohoke wanze ko tubikemura reka sohoka ariko reka nkubwire ugiye kwandagara siraje kubona angagiye rero ngwino no biriya bintu mama Pasiteri arimo arakora byananunguye biranandenga wabibonye Ngana niho biva bavuga ngo ibintu ngo Pasiteri bakora ngo si ikibazo umuntu kuganira ikintu cyakibona none ukuntu bitigisaga ngiye bitigisaga nkumva n'ubwo buranyisha kandi bari batubwiye ngo dukanura bashani hatari ariko nyine buriya ni kuriya nyine Imana ikora tu byanteye ubwoba ndavuga ati nubwo nyansenga nanjye nkuzuzwa ariko biriya bintu byo kwitigisa kuriya ni hatari ko mugejejeyo subire ese ukumanukira muri kano karuka tugera iwanyu ukuntu bwije ako nari ndamanukiramo hano tengwa kuri ya kaburimbo nijoro reka ngende yanjye gukora imirimo ejo uzaba uhari shayo ntajya amateraniro se ko mba mpari nari ubwo ngo nubona ufite umwanya nta kintu uri gukora wambwira nkaza nkakuganiriza shasa rero Imana ikurinde sawa nta surize mama
igihe giti nambari gashira igihe giti mirayigata aneanata ku mutwe wanjye Rosana, ibiti ni byiza. uri mu rugo Akwagereka gushinyagura aya masaha n'abadiye koko. umva ndagushaka uri kumwe n'agahwamo Wabaye iki se? ntacyo mbwira uri kumwe n'agahwamo Shambanze ndi njyenyine amasaha sikoza mba baragiye mu kabari. sawa ndaje Asante sawa hekera. Se mama arongera ararwaye. Amashimwe nayawe icyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe nawe usa nawe amashimwe nayawe icyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe nawe usa nawe abituzamuye icyubahiro tukuramya abituzamuye amajwi tugushima abituzamuye icyubahiro tukuramya Araje? Muri araje? Kase muko, siko uyu muti bitenyera muko ni byiza. ese ko wishimye zaba yahindutse ra Yashamve amateraniro. Kora hasi. Umva mwaricaye hano dore. Tuvuga ngo barakwicaje kwibuka. Siko twananiye. none simeze gute Bizereza. Nese kumamagaye itaraganya kandi ko ntabwo. nagushakaga aho se reka nkubaze mbere yuko mvuga n'icyanzanye ni gute umukobwa nkawe witera ugakora mu makara izi nzara zawe ukuntu ziba zaguhenze ugaterura amakara ntagaze mugira Kandi ko iryo kuri gaze bitamuryohera. ntaho muhera mu bigori ubu se utekeye kuri gaze yabirwa n'iki kwategeye ku makara cyangwa kuri gaze Nubwo byaza bihiye cyane. ubu se umuntu w'umugabo azi kumva ibiryo byariyemo n'ibitaye cyane ngo ibyatekeye kuri Siko gaze ntacyo bintwaye wabyerekana yateka. kandi nawe ni wowe utuma bagufata nk'akajiji bagukinira ku mutwe ese ubundi reka mutazi ntangire n'ibyanzanye ibi birakureba umukuru wa wa musore wanyuze uyu nguyu uri hano nese iminsi yose amaze hano maze kumubyaza uwo musaruro Nahimwe kumubyaza uwo musaruro. kandi ntaho rero ubere gashwicu mbese uriya ni umuntu afite amafaranga yaguhesha viza nawe ukava muri ubu bucakara nduzwa n'ubucakara ukajya muri Amerika ku bundi wagiye ukora ubu urategereza ngo ube gusenga harya ngo azahinduka azakujyane ni bamwe bajya kuzanira utuntu umuntu basi unakwereka ko akwitayeho nta nubwo ushobora gutekerezaho umuntu mukuru cyaza aba yaranakuruze Atekereza ikizi. ugateka kureka kiriya gihungu kiriya kigagi ngo niza kwawe ugakunda uriya muhungu Yego kiramari. Nkari ku mugabo wanjye nkajya wanjye wowe wambaye impeta ariko inusa uzi ko iby'isi bimaze kugutwara. iby'isiri ngende inshuti yawe ndagukunda nta ngomba nca umva kwanza iwanyu bazi ko waje kubana nanjye mama wamenye ko ubana n'umuhungu yakwica gukuramo umwuka aho bigeze nutareka zaba genda hamagara abandi bivuga Ikoso wabaye. ndabaye iki kuba ngubu ngiye maze iminsi ntekereza ukuntu uriya muhungu gukinira aho ngiye nabuze amahoro wumve ko ntanasinzira ari we ndi gutekereza ibi bintu ubona bizarangira ryari Nese uragira ngo tubigenze gute? mureke
mureke ukunda uriya muhungu ni n'igihe gito kibura ashobora no kugenda akavana kujyana aho umuntu ntakagukenere ku mutwe wowe ntabwo ugira ubwenge bwo kumwishyura ariko wajya bihangana ko Imana ari ariko nawe imyaka yose umaze byagenze gute ni uko wasangaga Imana ni powe Imana ifasha uwifashije urumva inshuti yanjye yambwiye ko hari ibintu Imana igiye kukorera ikarangiza agahinda neza yakubwiye ko neza kugiye guhinduka wasanga yenda nanjye Imana yamuremo cyangwa yarakoreye muri iriya muhungu ari ugiye kugukiza agahinda akakujyana muri Amerika cyangwa akakwitaho basi akaguha reka negereze ijambo ry'Imana yavuze rizasohora Imana ifasha uwifashije ifata ngo mujugunye uzima impamvu Imana yamuzanye muri iyi nzu sariye nuko atarafite amafaranga yo kujya kwishyura partner ibyo Imana yatumye Zapamera kuri nyine rega Imana ikubakira iyi Imana igiye kugukiza Imana yatumye Zapamera kuriya kuko yabonaga ko atari uwawe ikuzanira umufasha wawe mutereka muri iyi nzu nyamujyanye muri apartment urumva banze ngubwire ngo banze ngubwire ngo kumenya iyi Imana igiye kugukura mu bubata irabanza ikakurikira muri urwo bubata kugira ngo uzatange rero wari ubusaziyemo ngaho buvemo uhumuke nurangiza basi ugira ikintu nawe wibwira akundi uzakura ryari shayi musani batitaye kikuzanya hano rero ukigendere kuko nawe ndabona nkwiye gufata umwanya wo gusengera uranyirukanye nk'uko umugabo wawe yabigenje umugabo wanjye nyine none se yari kugukorera ibintu bishaka kukwirukana muri runo rugo njye ntabwo bari kunyirukana sindi inshuti yawe ngo bishatse bako mwahura twahuriyeho icyo ndi gushaka kumvisha nuko ibintu ari kugukorera ni ibikwirukana kandi nanjye biba biri kunyirukana uzakura ryari kubundi numva warakaye cyane narakara ngewe nicare mu mpeko wowe uri mu bibazo nk'ibi ngibi abahanuzi yakoze bagucisha ubu ngubu urumva se atagiye guhinduka basi cyakoze niba bivuga mu izina akavuga ati umugabo wawe agiye guhinduka aho ngaho nzakureka mu amahoro ariko wasanga uyu musore ari Imana yakuzaniye Linda wakuze Linda kwanga shanko ndabona waziwe naziwe nurebe ibintu muri kunkorera kamwereke urahitamo njye cyangwa umugabo wawe none wongeye kumukwambura ndakwereka ibintu ndi bugukorere none uramubura burundu uranyirukanye nk'uko umugabo wawe yabigenje kamwereke urahitamo njye cyangwa umugabo wawe si umukobwa yabaye iki ibintu turi kumukorera Linda, oui ko nshaka ko tuganira hari icyo byari bigutwara hari imirimo nari ndi gukora hanze ariko nabyihutirwa nta kibazo twaganira okay. Linda umeze ute? meze neza Umeze neza? Sure. Ko mbona nta courage ufite. shabuye ziba zihari Really? Gusa nyine nari mufite utubazo natunganye nifuzaga kukubaza. Are you ready? ni amahoro se Ni amahoro nari bito. nta kibazo wambaza Ese kuki nkunda kubona wigunze n'iki ufite agahinda ufite ikihe kibazo? niko ubibona se For real? wasaga ko nyine nitonda tuba tutavugana Ikindi kintu nakunda kubona Zaba ahora gutuka uhora muburana n'iki what's wrong? Ese nuko ufite amakosa menshi nabizi cyangwa feel free umbwire ntacyo namubwira. ariko mbere yuko tuganira nanjye kamanze mubaze It's fine nari. wabanza ukanyibwira neza ukambwira impamvu uri hano si waje gukora iki ese ufite igihe kingana gute hano bene aza kumugirira igitero Sha rero njyewe banyita amazina yanjye banyita Lucian Breezy ndi producer nkaba n'umuhanzi ubu ngubu ni muri Amerika nari nje muri vacation izamara like amezi 3 ni naho nkora ni naho mfite company ubwo nyine ni music production
so Zaba ni umufrendi wanjye twarakuranye twariganye mbese dufitanye amateka menshi. Ikindi kintu dufitanye business nyinshi dukorana ni ukuvuga gutya ngo since I went there nibwo twari duherutse kubonana face to face, ariko umunsi ku wundi twaravuganaga twarachilingaga and everything. So that's me briefly. Nawe wambwira. Okay. None se ubundi ko abandi ba diaspora baje n'aha bahita bajya gushaka amapartema bakayibamo bakajya bakora ibintu byabo, hano ntabwo tubangamira ukaba utabasha gukora ibintu ushaka? Zaba ntabwo yabishatse kubera twari tumaze igihe tutabonana, yifuje yuko namuba hafi tukazajya ducilinga. Okay. Se ndakubwira ikira. Feel free, don't be shy. Ako nizeye ko ibintu tugiye kuganiriza ngo hagati yanjye nawe. Oya Linda, ndi umuntu mukuru ukumva ntacyo namubwira pe, wowe humura feeling free umbwire tu, biraba hagati yanjye nawe, which means it's our secret.